ikinza nyanga no kuvuga ku rupfu rwa Theogene ndetse urupfu nge nari maze amezi agera muri atandatu nduzi ndetse na Theogene ubwo yarabizi neza. Byo rero ndaza kugira ngo tubiganireho amubyumve neza ndetse yewe n'umugabo nkodesha nyiri iki gipangu iyo nkuru yarayizi kuko nahamagaye Theogene ngira ngo aze dusenga n'Imana musengere mubwira ibibazo bimuri imbere n'ibintu mwugarije. Theogene ananiye rero ambwira ati musaza ibi bintu ndimo ndabizi nyihorera basi nuko rero kugusha guteza impanuka abanyamadini ikindi maze hari imodoka ujye kwakira iyo modoka tuzagutegera iyo modoka muzahiragiraho iyo modoka rero nibizaka tuzagutegeraho izayivuye kuko abantu bacu batumazeho ni imodoka izabuza erega izava iyo modoka migambi ya mbere noneho nyewe ni wizi ni satani gasatani ubusa imigambi ya mbere rero uri inzira yo gukiza abantu ushaka kukwica ntago bizakunda niriya modoka bagiye kugwa tuzayikwica ntago bizakunda niriya modoka tuzakwica uzabaze Yesu uri muri ngarakomeye Yesu yaragutsinze satani Yesu yaragutsinze Yesu ariko nanone nta muntu uzagukora wegura kazo wabwo barakomeye umva umuriro ishamba Yesu akomeye wansigabo umva Yesu urakenyuka nde ariko wango ufite umuriro ufite umuriro ariko no mwana sinya n'abarozi ako twaramufashe uriya mugabo nayo twaramufashe muramukoresha baro bakwishe akubita mu mutwe cyagiye amaraso yatwarayafashe mwajyana he tuyajyana ikuzimu maze none warazutse ariko wowe ufite inkoni n'inkota kandi abapasiteri baguhagurukiye wo noneho uretse ko ufite inkoni n'inkota bari kukwica muri aya mezi ntago bikunda ni bande nabandi bampagurukiye uyu mwaka baragiye wa mugabo bagiye kwa satani yaciye inzira baragenda bate icyambere abarokore n'akamadini muri rusange akagaburetse weho waratunaniwe abantu bose wowe waratunaniwe nabananije iki wowe Imana yarakugaruye nyine ngo twice ariko nyine batwishe mwari mwapfa se ntabwo mwari mwapfa none se baro bakwishe akubita mu mutwe cyagiye amaraso yatwarayafashe mwajyana he tuyajyana ikuzimu maze none warazutse ariko wowe ufite inkoni n'inkota kandi abapasiteri baguhagurukiye wo noneho uretse ko ufite inkoni n'inkota bari kukwica muri aya mezi ntago bikunda ni bande nabandi bampagurukiye uyu mwaka baragiye wa mugabo bagiye kwa satani yaciye inzira baragenda bate icyambere abarokore n'akamadini muri rusange akagaburetse weho waratunaniwe abantu bose wowe waratunaniwe nabananije iki wowe Imana yarakugaruye nyine ngo twice ariko nyine batwishe mwari mwapfa se ntabwo mwari mwapfa none se ndaguteye inkota wowe wanze kwandura nk'abapasiteri b'iki gihe nanze abapasiteri twarabafashe ko waratunaniwe abapasiteri mwari bafashe waratunaniwe ntabwo mwashobora Yesu ari muri jewe ariko ze uratubabaje ni umukire kandi nta muntu twabuze kuzigera ukira umuryango we wabo nta muntu ugomba gukira azacira bagomba nzumwire babona ko turi abagore ariko uyu we turagiye uyu turamuretse abandi mwafashe kwanza mbwira ukoresha iyo myuka ikoresha imyuka ni ikuzimu ibi yitwa ngo iyo myuka ikuzimu yitwa ngo ni wabo wase bakoresha iki wabo wase bakoresha amagufwa y'iki y'abantu bapfuye amenshi twayatunze uyu mwana twamutunze amagufa 700 amagufa 700 umuriro daimon ngira amagufa 700 y'abantu bapfuye tuguye mwana kukayiwe mnyembaraga yego tuzengereje kakaka tuzengereje mara
ahazaza muharebesha iki ahazaza twahawe imbaraga na satani n'abapasiteri ubu turi gukorana bose. Abapasiteri mukorana bahe mbwira vuba abapasiteri bo banyica nako nabavuga. umva abapasiteri mukorana bavuga ariko wa mugabo naraba hano rero narahanga kugira ngo wemeze giye kwara hano none narahanga umva mwana mwese ariko nawe ngiye kukwica wa mugabo baragushutse uzaka kubwira icyo ndakagende wa mugabo mbwira abapasiteri mukorana abapasiteri kari benshi ko mbwira vuba mu kiri muri Kigali mukorana mbwira abapasiteri mukorana ariko kari benshi wa mugabo we abapasiteri rero mubwira abapasiteri bose barakomeye aho umuntu abavuga ngo nakoze ibimana bari kuyobya abantu nande imana wayibonye byatwisasira abantu n'ubundi tubajyanye kuko babwire rero mu musenge cyane. Dufite amadini atanga ibitambo umunsi ku wundi. Hari amadini abantu bakoresha imyuka mibi bahawe imbaraga na Satani. Aba bantu tujya tubavuga rimwe na rimwe mu kubavuga ugasanga arabagurutse kutubwira nabi, ariko tuba dufite amakuru yizewe. Nsenga Imana Elize ngira amakuru yizewe y'abapasiteri n'abaprofete n'ababishopu bakorana n'imyuka mibi banatanga n'ibitambo bakica abantu kugira ngo bakomeze kugerwaho. Uyu Theogene urupfu rwe nubwo yishwe n'impanuka, ariko si impanuka yamwishe, bamutanzeho igitambo. Yaba ibyo bintu nabishiraga abantu babishiraga ku YouTube nk'ubu ibyo twafashe kuwa kabiri washize no kuwa kabiri weje wundi ntago ndabona umwanya wo kubishyiraho, ariko hagize abantu baza bibi bitangazamakuru byirwa kuri YouTube bakareba ibintu Imana ikorera mu rusengero, uburyo Imana ikiza abarwayi dukoresha izina rya Yesu. Nsenga Imana Elize nabikirangirire, ariko kombi ikirangirire niko ndi kujya ahantu habi, niko niteza abakozi ba Satani inzira zose banyuramo nubwo batanyoroheye. Ikindi nani bagiye kubabwira kugira ngo mwumve ibyaba abanyamadini bakora batangaye abantu bitambo. Ngewe nagiye mu rusengero rw'umuntu witwa Jado, na ahantu rugagiye aho zasengera hariya Nyakabanda. Sininya kumuvuga Jado kuko yampanuriye abantu bahari n'iteraniro rihari, nanagiye mu masengesho yabo kuvuga y'ubutumwa ari umuntu w'umudamu wandaritse. Noneho Jado akajya arondora abantu akababwira ibintu, akababwira n'amanimero y'iranga muntu. Numva ndatangaye, nari nzi ko ari iby'Imana koko. Nigisha ubutumwa bwiza bugiye ku murongo, Jado arangije aramanurira mu iteraniro arambwira ngo wa mugabo ngo ugiye kuzahura n'umuntu uvuye muri Afrika y'Epfo, n'uwo muntu mugiye kuzahura nimuzakorana ibintu bikomeye, ne kandi ibyo bintu bizaba muri 2017. Yambwiye itariki, yarambwiye ngo bizaba ku itariki 8, nako bizaba ku itariki 18 z'ukwezi kwa 8 2017 nibwo uzahura n'uwo muntu. Umva natashye mfite ibineza neza, navuga nti Imana igiye kubivivura pe, kuko nayo mfite n'amasezerano, numva Imana igiye kubivivura. Za tariki zigeze, mwumva ibintu bibera mu madini, za tariki zigeze kumutahura. Imana imaze iminsi imbwira ko ngiye kwakira imodoka, nshobora kuba ngiye no kuzayigura, wenda Imana izampa ubushobozi nyigure, sinzi uburyo nzayakiramo. Ariko natungwe no kubona abantu ndi gusengera bafite abadayimoni bari barabazengereje bavuga ngo twaragushatse turakubura, ngo ariko ikimodoka ugiye kwakira tuzakigutsindamo. Mwabyumvise? Hari n'umuntu werutse kunyoherereza amafaranga yo muri Amerika, amafaranga arangije arayoba. Ndi gusengera umwana waturutse ahantu bita za Rurindo iyo ngiyo, arangije ndi kumusengera dayimoni muvugira bavuga ngo wowe ngo twarakurwanyije tugize impande zose no mu bapasiteri turakuneka tukakurwanya. Nabaye bapasiteri tabapasiteri badukorera ubwo n'abadayimoni bavugaga cya Satani wavugaga. Reka mbifurize ibihe byiza nshuti bakunzi bakundwa muri Kristo Yesu, mwe mwese mudukurikiranye muri hirya no hino, ariko none twihanganishe abagize ibyago bigiye bitandukanye. Hari abarwaye baruhijwe n'umubiri, hari abari mu bindi bibazo bindi, ariko cyane cyane twihanganisha umuryango w'umuvuga butumwa cyangwa se wa Pst Theogene utakibarizwa kuri iyi si, witabye Imana nkuko twajya tubibona ku mbuga nkoranyambaga. Tuwihanganisha kandi bakomere, ndetse namwe mwamukundaga mwihangane, mu buzima nuko bimeze, tugenda dusimburana nuko hakaza abandi. Ariko rero noneho
ikinza nyangano kuvuga ku rupfu rwa Theogene ndetse urupfu nge nari maze amezi agera muri 6 nduzi ndetse na Theogene ubwo yarabizi neza. Byo rero ndaza kugira ngo tubiganireho amubyumve neza ndetse yewe n'umugabo nkodesha nyiri iki gipangu iyo nkuru yarayizi kuko namagaye Theogene ngira ngo aze dusenga n'Imana musengere mubwira ibibazo bimuri imbere n'ibintu mwugarije. Theogene ananiye yarambwiye ati musaza ibi bintu ndimo ndabizi nyihorera basi nuko naraba ari inyuma y'urupfu rwe. Urupfu rwa Theogene urasobanukirwa byinshi muri iki kiganiro ngiye kugira ngo mbasobanurire kandi mumenye uburyo mwitwara muri iyi si no mu buzima turimo. Reka dusenga Imana. Mwami Yesu Kristo turagushimye kandi turaguhimbaje kugira neza kwawe komeje kubana natwe no mu bibazo bigiye bitandukanye ukomeza kwitwa Imana ntuhinduka uhurura Imana kandi naryo ijambo rye rivanga mu bibaho byose duhere dushima niyo twanyura mu mubabaro no mu buribwe. Mana turagushimye cyubahiro kibi cyawe bana natwe rero bane nabagize ibibazo bigiye bitandukanye umuryango wa Theogene ube hafi birababaje kandi biragoye no kwakira ni wowe uhumuriza abababaye ni wowe uhumuriza abafite ibikomere ni wowe uhumuriza abantu mu gihe nk'iki ngiki uhumuriza umuryango kandi Mana abaro kukomeza kuko bakeneye ihumure ariko irya mbere niri guturutseho. Ibyo tugiye kuvuga rero benshi ntibabikunda ntibanabishimye amadini ntashaka ko tubivuga ariko byanga bikunda tugomba kubwira abantu kugira ngo bakanguke kandi bave mu bintu by'akarindagiza biri hano hanze. Urakoze kugiye kuba nanjye kandi ukangirira neza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen. Rero ndabanza kwisegura ku bakunzi banje mu mazi iminsi mutambona kuri channel yanjye Saro TV yo mumbonye ni ibiganiro bya kera natangiriyeho bitakunzwe ngenda nkafata nkongera nkabigaruriraho cyangwa bitarebwe nkongera nkabigaruriraho kubera ko abantu wenda bankurikiranaga bari bake nubwo n'ubatari benshi maze iminsi rero mu murimo w'Imana yivuga butumwa hirya no hino kandi Imana iri gukora ibitangaza abantu bari gukira ibyaha. Ejo twari mu itorero rimwe rya ADPR hano bita za Masaka abantu barihanye kugeza n'igihe umuntu ihana ati ndasaba imbabazi runaka namurebaga nkumva nshaka kumwica runaka namurebaga nkumva ndamwanze. Abantu bihana ibyaha ibintu ubuyobozi bwabo bwavuze ati ibyo bintu byaherukaga muri za 92 abantu bihana ibyaha mu rusengero imbona nkubone. Dushimye Imana rero kandi babyihaniye tutayibabwiye ahubwo ijambo ry'Imana ryabakoze ku nkingi y'umutima. Ni gake cyane umuntu azigisha ijambo ry'Imana kuvuga ati abantu mushaka kwihana mwatsinzwe n'urubanza ukabona nta muntu usigaye yicaye kubera ijambo ry'Imana ari ndorerwamo umuntu yireberamo kandi muri ko kwireberamo akabasha kwibonaho umwanda wose wamutandukanya n'Imana. Waba ugifite ubuzima buzima ukarokora ubuzima bwawe ukarokora ubugingo bwawe. Imana yacu rero ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Rero ndaza kubaye agatangazo ku bantu baza tugasengana buri wa kabiri tuba twirirwa imbere y'Imana dusenga Imana gusa. Uyu wa kabiri ubwo n'umwihariko kuko tuzatangira 2:30 3:30 tuzadufunza imiryango kuko abantu baraza bakaba benshi. Ntago rero twe twaje gushaka abayoboke nta nubwo twaje gushinga idini nta hantu Imana yaduhaye abantu baza tugasengana Imana ko cyane cyane abarwayi kuko abantu baza baba benshi na abarwayi baza twigana ijambo ry'Imana tukabasengera kandi Imana ikabakiza indwara zigiye zitandukanye. Ibyo ngibyo Imana irabikora. Rero ndagira ngo tuganire kuri ibi bintu ndaza kubasobanurira nyuma nyine kubashaka kuzaza tuzasengane. Ndashaka kubasobanurira ibintu bitandukanye biri kugenda biba mu mfu ziri hirya no hino ziri kuba. Umuntu witwa Bagti afite ikinyamakuru cyitwa niba ari Big Town aherutse kuza ahangaha hari umuntu nandi gusengera yaje kuhakorera ikiganiro aje gukorana nawe ikiganiro. Bagti tuvugana ko namuha ikiganiro mubwira ko nzamuha ikiganiro ariko ndamubwira ni Bagti rero uzaze nkubwire impfu abantu bacu bari gupfa n'abantu bari kubica ndetse ibi bintu genda ubibwira abantu n'indwara ziri kwica abantu ziri guterwa n'abantu cyangwa se ibitambo bitangwa ku bantu. Bagti umuhamagaye ibi bintu narabimubwiye ejo bundi nambwiye ni ikiganiro nzaguha ni ikigaragaza impfu abantu bari gupfa n'abantu bari kubica n'impfu ziri kubatwara. Bagti arabizi cyane. Rero icyo navuga kuri nyakwigendera Theogene Pasteur Theogene Nzahuke ni umugabo wagize public nini y'abantu bamukunda nabonye no kuri za YouTube abo bagiye bamwuploadinga bamwe bashaka amafaranga n'ibiki byose arabacururiza abantu kugira ngo babone amafaranga. Yari umuntu wakunzwe n'abantu benshi ariko binyuze cyane cyane mu gusetsa abantu mu buryo bwo kwigisha bwe ariko akabushyiramo mu buryo bwo gusetsa abantu cyane. Theogene nta gihe kinini gishize namumenyeye kuri restaurant nari mfite Nyabugogo yitwa Dignity noneho yahaza abantu kavuga ngo uyu mugabo ngo arasetsa cyane ngo agira ubuhamya bukomeye cyane. Nyuma rero aho nje kujya kuri YouTube cyane ko ngiye YouTube nyigiyeho vuba sinayikundaga nibwo nabonye Theogene Nzahuke kagenda mukurikirana nkumva ibintu avuga nkumva aravuga ubutumwa bwiza ubundi akabuvangamo no gusetsa no gutebya niki. Uyu mugabo rero mu bihe byashize
naje kumuhamagara hari n'abantu bajya bumva namuvugagaho bamwe bakagira ngo nukumuvuga nabi bakananyandikira ngo ni ishyari mufitiye oya Theogene Imana yamishuriye ibintu bye imaze kunyimishurira ibintu bye ngira ngo mwumvishe incamake z'abantu tuba twasengeye nanjye ubwanjye mwumvishe ko dayimoni zivuga ngo uraturwanya kandi uraduhiga ati imodoka ugiye kuzakira tuzayigutsindamo mwabonye ko ni umudamu umwe bidayimoni byavugiyemo n'undi mugabo wo ku Ruyenzi ibidayimoni byavugiyemo biravuga ngo wowe ngo waratunaniye ngo abapasiteri benshi twarabafashe abavuga butumwa benshi twarabafashe ngo ariko wowe waratunaniye ngo ariko imodoka ugiye kwakira ngo tuzayigutsindamo nabishyizeho kugira ngo mubyumve neza ibi bintu tuba tubizi nimfa abantu bapfa tuba tuzizi neza noneho rero Theogene nza kwakira ubutumwa bwe ndamuhamagara ndamubwira nti ndagushaka aramwe ngo ari kuva mu majyepfo atwaye imodoka aparika ku ruhande turavugana mubwira ubutumwa bwe kandi bwerekezaga ku rupfu rwe Theogene maze kwimubwira umugabo ntanga umugabo nkodesha nyiri iki gipangu n'umudiyakoni muri ko guteza impanuka kundeza impanuka navuganye na Theogene muri ho parirere umugabo abyumva icyo gihe Theogene arambwira ngo musaza ngibi bintu ndimo ndabizi ngo nyihorera ndamubwira ni Theogene bagutanzeho igitambo barimo ibintu uri kujyamo ntubizi bagushese ibi mbabwira arundi muntu mu minsi mike bitarenze iminsi 2 ndababwira nahamagaye namubwira nti urupfu ruragusatiriye ukomeye cyane munakunda ndamubwira nti urupfu ruragusatiriye nahamagaye umugore namubwira nti umugabo wawe naramuhamagaye yarananiye ariko wamuhamagara akaza ati nanjye simpfa kumubona turaganira ngeze iyo mbwira nti sengera umugabo wawe kugiye kumukurwaho sengera umugabo wawe kuko agiye gupfa mwabyumva mbwira umugore namubwira nti sengera umugabo wawe kuko umugabo wawe agiye gupfa arangije umugore arambwira ngo yango ntago Imana yamwica ngo ntiyabuze we bica ni sawa ndabyihorera noneho rero uwo muntu ndamuhamagara namuhamagaye imyaka 2 irashira ku mwaka wa 3 ejo bundi nibwo umugabo yaje kundeba namusengeye amasaha 2 ariko aranihana avuga ibyaha yakoreraga mu murimo yirirwagamo arangije we nabonye ari gusaba imbabazi naramubwiye ni runa ifirimbi ya nyuma y'ubuzima bwawe marayika yihushyemo ngwino ngusengere uwo mugabo nzamuvuga ntandwaye nibanga kugira mujye mumva ibintu tuvuga nzamuvuga bitarenze iminsi 2 uwo mugabo yaranambwiye ngo ngewe ngo koko ngo narotaga ibintu bijya kumera gutyo rero icyo nashaka kuvuga ni iki uyu murimo w'Imana duhagazemo turimo tugendamo abantu batajyana n'ijwi ry'Imana ngo bitonde uyu murimo n'umuhamagara abantu barawugwamo kandi bawugwemo barimbutse nibareba nabi ndashaka kubwira ko hanze dufite amadini atanga ibitambo umunsi ku wundi hari amadini abantu bakoresha imyuka mibi bahawe imbaraga na Satani aba bantu tujya tubavuga rimwe na rimwe mu kubavuga ugasanga arabagurutse kutubwira nabi ariko tuba dufite amakuru yizewe nsenga Imana Elize ngira amakuru yizewe y'abapasiteri n'abaprofete n'ababishopu bakorana n'imyuka mibi banatanga n'ibitambo bakica abantu kugira ngo bakomeze kugerwaho uyu Theogene urupfu rwe nubwo yishwe n'impanuka ariko si impanuka yamwishe bamutanzeho igitambo abantu twasenganye kuwa 2 washize mutwandikire muri komanteri abantu twasenganye kuwa 2 washize mubyibuke neza cyane ni kuwa 2 nahagurukije abantu bafite imodoka mu rusengero ndavuga ni mwebwe se mwisenga amasengesho n'abantu benshi no kuwa 4 ejo narabivuze muri ADPR iruyaga nagiye narabivuze ndababwira ngo abarokore benshi bafite amasengesho yo guhura n'Imana nimugoroba umuntu yagera mu rugo agasenga Imana agiye kuryama nabwo bwanyira rureshwa bwaca akongera ati Imana ndinda aho ngiye birangiriye aho ngaho babana n'Imana iyo bageze mu rugo cyangwa se bavuye mu rugo ariko nabwira ngo mukwiye kuba mu buzima bw'Imana abantu bakabana n'Imana bakagendana n'Imana ku buryo ahantu hose ugenda uri kumwe n'Imana ubugingo bwejejwe ariko kandi unagenda usenga jewe ubu Satani namaze kumutahura Imana imaze iminsi imbwira ko ngiye kwakira imodoka nshobora kuba ngiye no kuzayigura wenda Imana izampa ubushobozi nyiguri sinzi uburyo nzayakiramo ariko natunguwe no kubona abantu ndi gusengera bafite abadayimoni
bari barabazengereje bavuga ngo twaragushatse turakubura ngo ariko ikimodoka ugiye kwakira tuzakigutsindamo mwabyumvise. Hari n'umuntu urutse kunyoherereza amafaranga yo muri Amerika, amafaranga arangije arayoba, ndi gusengera umwana waturutse ahantu bita za Rurindo abanyamadini. Ikindi maze hari imodoka ugiye kwakira iyo modoka tuzagutegeraho. Iyo modoka muzayinegeraho. Iyo modoka rero nibizaka tuzagutegeraho izayivuye kuko abantu bacu batumazeho. Ni imodoka izabizanye Erega izava iyo modoka migambi ya mbere noneho nyewe ni wizi ni satani gasatani ubusa. imigambi ya mbere rero uri inzira yo gukiza abantu ushaka kukwica ntago bizakunda. Niriya modoka bagiye kugwa tuzayikwica nayo ntago bizakunda. niriya modoka tuzakwica uzabaze Yesu uri muri garakomeye. Yesu yaragutsinze satani. Yesu yaragutsinze. Yesu ariko nanone nta muntu uzagukora wegura atoze wabwo urakomeye. umva umuriro ishamba Yesu akomeye wakigabo. umva Yesu urakenyuka nde ariko wanga ufite umuriro ufite umuriro ariko uno mwana sinya n'abarozi ako twaramufashe uriya mugabo nayo twaramufashe muramukoresha baro bakwishe akubita mu mutwe cyagiye amaraso yo twarayafashe mwajyana he tuyajyana ikuzimu maze none warazutse ariko wowe ufite inkoni n'inkota kandi abapasiteri baguhagurukiye wo noneho uretse ko ufite inkoni n'inkota bari kukwica muri aya mezi ntabwo bikunda. ni bane n'abandi bampagurukiye. uyu mwaka baragiye wa mugabo bagiye kwa satani yaciye inzira bagenda bate icyambere abarokore n'akamadini muri rusange akagaburetse weho waratunaniwe abantu bose wowe waratunaniwe nabananije iki wowe Imana yarakugaruye nyine ngo twice ariko nyine uratwishe mwari mwapfa se ntabwo mwari mwapfa none se baro bakwishe akubita mu mutwe cyagiye amaraso yo twarayafashe nanze abapasiteri twarabonanije iki wowe Imana yarakugaruye nyine ngo twice ariko nyine uratwishe mwari mwapfa se ntabwo mwari mwapfa none se ndagutera inkota wowe wanze kwandura nk'abandi bapasiteri b'iki gihe nanze abapasiteri twarabafashe ko waratunaniye abapasiteri mwari bafashe waratunaniye ntabwo mwashobora. Yesu ari muri jyewe ariko ze uratubabaje umukire kandi nta muntu twabuze kuzigera ukira mu muryango wabo nta muntu ugomba gukira arakira bagomba kwitwa n'abagore bagomba kwitwa n'abagore ariko uyu we turagiye uyu turamuretse abandi mwafashe kwanza mbwira ukoresha iyo myuka ikoresha imyuka ni ikuzimu ibi yitwa ngo iyo myuka ikuzimu yitwa ngo ni wabo wase bakoresha iki wabo wase bakoresha amagufwa y'iki y'abantu bapfuye amenshi twayatunze uyu mwana twamutunze amagufa 700 amagufa 700 umumuro daimon mbira amagufa 700 y'abantu bapfuye tuguye mwana mukariwe munyembaraga yego tuzengereje ndarahanga kugira ngo wemeze giye kwara hano none ndarahanga umva mwana mwese ariko nawe ngiye kukwica wa mugabo baragushutse uzaka kubwira icyo ndakagende wa mugabo mbwira abapasiteri mukora n'abandi abapasiteri kari benshi ko mbwira vuba mu kiri muri Kigali mukora n'abandi mu gihugu mbwira abapasiteri mukorana ariko kari benshi wa mugabo wewe abapasiteri rero mubwira abapasiteri bose barakomeye aho umuntu abavuga ngo nakoze b'Imana bari kuyobya abantu nande Imana wayibonye twisasira abantu n'ubundi tubajyanye kuko ababwire rero mu musenge cyane dufite amadini atanga ibitambo arangije ndi kumusengera daimoni muvugira n'avuga ngo wowe ngo twarakurwanyije tugize impande zose no mu bapasiteri turakuneka tukakurwanya nabaye bapasiteri tabapasiteri badukorera ubwo n'abadayimoni bavugaga cyangwa satani wavugaga ateye n'amafaranga yawe twayobeje tugira ngo turebe kurakara ntiwarakara
nibyo kuko barayayobeje. Hari umugabo uri muri Amerika yanyohereje amadolari arayoba neza turayabura neza. Diamond ndazibwira ati sinubakiye ku mafaranga abantu banyohereje, nubakiye kugakiza ka Yesu, ngo turabizi ko nta mururumbo ugira. Murabyumva? Noneho rero turi kwivugira kuri izi mfu abantu bari gupfa, ibitambo abantu bari gutanga. Ikindi kintu merutse kuvuga ku mwana umwe bahoza kuri YouTube umunsi ku wundi, hariho abantu barakaye, ariko benshi baravuze ati uvuze ukuri, mvuga ukuri, abantu bakarakara. Reka mbabwize ukuri, ibi bintu byo kugaragara niba hari impano Imana yagushyizemo, cyangwa se tureke niba atari n'Imana yagushyizemo, uri umuhanzi cyangwa uri umukinnyi w'umupira, menya ko ujya kuri bose babireba muri bambonye, niko witeza abantu umunsi ku wundi. Theogene nambwe ni Theogene, gabanya ibintu byo kwakirira kado n'impano baguhera ku ruhimbi, gabanya ibintu byo guhabwa amasaha n'amakostime, gabanya ibintu byo guhabwa amafaranga n'ibiki byose, ni kandi ugabanye kuvuga ibyo abantu baguhaye. Arambwira ngo musaza ibyo bintu byihorere, ngo ngewe ngo ndi mu gakino, ngo ngenga ibintu ndimo ndabizi. Nuko yambwiye simvugiye umuntu ko yapfuye, imbere y'Imana isumba byose ndabivuze. Uko niko twavuganye, kandi twavuganye ndi kumwe n'umugabo nyiri gipangu nkoreramo iyi studio, kuko nawe ni umukristo. Twabivuga rero ndumva nshaka kubwira Theogene ko mfite ubutumwa bwe, akaza nkamusengera. Nari mfite ubutumwa bwe bw'uko Theogene agiye gutaha, nari mbufite. Mushobora ngo nguje gutwika, giye sintwika. Chano yanjye ya Isaro TV mwe muvuga ngo ndatwika. Abakorera amafaranga kuri YouTube n'abantu bakora buri munsi, mara ukwezi narashiraho ikiganiro. Munarebe nta nabantu njya ntumira, nago ndi hano mu buryo kugira ngo ninjize amafaranga. Je nta n'amafaranga ninjize, iyo ninjije menshi ubwo bama nk'ibihumbi 200 yabaye menshi, ubundi ni 170 nange naga oya. Nshatse kwinjiza na kwinjiza, mfite n'uburyo bwinshi bwo kubikora ndetse bya kinyamwuga. Nazana abanyamakuru nkabaha akazi, mfite studio, mfite ibikoresho byibanze kandi by'ingenzi nakoresha kugira ngo mbone amafaranga. Ibyo mvuga niko kuri. Uyu mugabo kereka muje namuhamagaye mu kanya, ndamubwira ni uribuka nkubwira ibya Theogene muhamagara turi kumwe, ngo ahubwo ngo numiwe. Rero turi guhigwa umunsi ku wundi, nanjye ubwanjye barampiga umunsi ku wundi. Izi mfu kugira ngo mwumve ibitambo birimo bitangwa, ibi bitambo abantu bari kwica aba bantu muri kubona bapfa ari batoye, barapfa bakenyutse, abandi bararwara kanseri, abandi bakurwara ibibyimba. Urugero nk'abamama bamama mu materaniro nkunda kubabwira ati mwabakobwa mwe namwe mwabadamu mujye musenga mufashe ku mabere yanyu mwirukana imyuka y'ibibyimba na kanseri, mujye musenga mufashe inda yanyu mwirukana ibibyimba mu nda zanyu. Ubu abadamu benshi barwaye ibibyimba mu nda, ibyo bibyimba birava he? Ni ibitambo byatanzwe, haba bari mu Rwanda, haba bari i Burundi, hirya no hino ku isi. Ubu inda z'ababyeyi kubera ko Imana izikoresha mu buryo bwo kugira ngo abantu babeho tubeho, zatanzweho ibitambo. Abantu bararwara ibibyimba bakabaga umunsi ku wundi. Nabwira abantu ibi bintu bagaje bati wigize umunyamwuka. Ntago ari ukwigira umunyamwuka. Aya ni amakuru tuba dufite 100%, si ibyo kwimagina. Inkuru nziza ya Karugira naho ari igikondo, uhaje ayo makuru wayahabona. Bazanye umuntu bamuteruye amaze imyaka 30 atagenda, ndamusengera aragenda. Iyo akize rero akagenda umuntu agacira, Imana iduhishurira n'ibyo yari yararwaye n'ibyo bamuteje, niyo mpamvu ahita haguruka akagenda. Ibyo mubyumve neza. Rero nabwira abantu ngo tugire ubwenge niba turi mu muhamagaro w'Imana, tugabanye kwirwa tugaragara cyane, tugabanye kwirwa mbese niba ari ubutumwa bwiza nituvuga Kristo muzima, Yesu muzima, tubwira abantu kwihana batandukane n'ibyaha. Nibwo butumwa, niyo misiyo ya Yesu. Shona ndi mu rusengero rwa ADPR, abantu tuvuga ubutumwa bwiza, twigisha gusenga icyo ari cyo n'uburyo abantu kuriye gusenga n'uburyo kuriye gusanga Imana. Turigisha abantu inyigisho zirabacengera. Abantu ungiye kubona mbona umuntu ansanze imbere arambwira ati ndashaka kwatura ibyaha biranyishe. Yatura ibyaha, haza unati Imana imbabarire, uriya mudiyakoni namwangaga, uriya namwangaga, uriya namwangaga, uriya yo namurebaga numva yapfa. Ibyo byarabaye mu rusengero. Baravuga ati ibintu ntabwo twabiherukaga. Nubwo butumwa bwiza bukenewe. Nyuma rero twaje gusengera abarwayi bagenda bakira nta n'iminota bitwaye, kubera ko bakiriye ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Icyo nari mvuze ni iki rero, ni ukugenda gake mu muhamagaro w'Imana yaduhamagariye. Gake mu isi niho mvuze kutirwa nk'ubu rwose ibintu Imana inkoresha mu rusengero.
iyo ibyo bintu nabishiraga abantu babishiraga ku ma YouTube nk'ubu ibyo twafashe kuwa kabiri washize no kuwa kabiri weje wundi ntago ndabona umwanya wo kubishyiraho ariko hagize abantu baza bibi bitangazamakuru byirwa kuri YouTube bakareba ibintu Imana ikorera mu rusengero buryo Imana ikiza abarwayi dukoresha izina rya Yesu nsenga Imana rize nabi kirangirire ariko kombi kirangirire niko ndi kujya ahantu habi niko niteza abakozi ba Satani inzira zose banyuramo nubwo batanyoroheye ikindi nani bagiye kubabwira kugira ngo mwumve ibyaba abanyamadini bakora batangaye abantu ibitambo ngewe nagiye mu rusengero rw'umuntu witwa Jado na ahantu rugagiye aho zasengera hariya Nyakabanda sininya kumuvuga Jado kuko yampanuriye abantu bahari n'iteraniro rihari nanagiye mu masengesho yabo kuvuga y'ubutumwa ari umuntu w'umudamu wandaritse noneho Jado akajya arondora abantu akababwira ibintu akababwira n'amanimero y'iranga muntu numva ndatangaye nari nzi ko ari iby'Imana koko nigisha ubutumwa bwiza bugiye ku murongo Jado arangije aramanurira mu iteraniro arambwira ngo wa mugabo ngo ugiye kuzahura n'umuntu uvuye muri Afrika y'Epfo nuwo muntu mugiye kuzahura ntimuzakorana ibintu bikomeye ne kandi ibyo bintu bizaba muri 2017 yambwiye itariki yarambwiye ngo bizaba ku itariki 8 nako bizaba ku itariki 18 z'ukwezi kwa 8 2017 nibwo uzahura n'uwo muntu umva natashe mfite ibineza neza navuga ni Imana igiye kubivivura pe kuko nayo mfite n'amasezerano numva Imana igiye kubivivura za tariki zigeze mwumva ibintu bibera mu madini za tariki zigeze haza umudamu arangije arambwira mu nzozi arambwira ngo mu mwana wawe w'imfura ngo mumpeme igitambo ngo ngwino sakoshi nguhe ubukungu uzakire umenyekane cyane ndangije ndamuhakanira mwumva ibintu byambaye umwakaniye rero bwakeye umwana wacu yarembye umuhungu wanjye w'imfura yarwaye mu buryo bukomeye ariko amufata yaramanutse muri gitanda mumanukana hasi manukana nawe ngiye kumuzana ijwi ry'Imana yarambwira ngo vayo ntambara gufite zo gukura yuriya mwana ngo yende ujye kubanza gushaka imbaraga murabyumva reka nge ntanga n'urugero kugira ngo abantu babyumve neza uwo mwana yararwaye araremba kugeza igihe gihe ntifuzaga no kumureba yaragiye ararwara isura irahindukira kandi yahise afatwa iryo joro narose izo nzozi noneho umwana turamurwaza turavuza wapi hari muri 2017 noneho hari umupasiteri twaguma Antoine twajyanye gusengerana bitamera neza arambwira ngo ufite umwana urwaye kugeza ku rwego rwo gupfa ati kugira ngo Imana imukize urajya gushaka abayobozi ba ADPR Imana yakweretse ubutumwa yakweretse ibintu bizabera muri ADPR ikwereka ukuntu binjiriwe urangije ntiwabasengera ntiwabaha n'ubwo butumwa ntaho wirirwa nawe uvuga ibintu bakora ukavuga ibibingo byaba bakora ntaho kugira ngo basengere Imana irakiza umwana ugiye gusaba imbabazi nagiye y'uwitwa Rurangirwa Emmanuel yayibahamiriza twaraganiriye ndamusobanurira ndagenda nsaba imbabazi nje umwana ndamusengera umwana arakira ni umuhungu wanjye w'imfura wumva ibitambo batanga tariki 18 z'ukwezi kwa 8 2018 ubwo urumva no mwaka umwe barunyuzemo mwumvisha amatariki ya mbere itariki 18 z'ukwezi kwa 8 2017 mwumvisha ibyambayeho tariki ya mbere tariki nako 18 z'ukwezi kwa 8 2018 nari mvuye kuri televiziyo BTN gutanga ikiganiro ndamanuka Nyabugogo njya gufata amafaranga kuri restaurant yitwa Dignity yanjye ndazamuka ngeze mu nzira abantu baraza banteragura ibyuma ndapfa ndanazuka ubwo bamye abantu benshi murabuzi banteragura ibyuma naje gukanguka rero nyuma mvuye muri koma nza kubona umuntu witwa Jado yaje kundeba ngo nimbabarira umuririmbyi we nese umuririmbyi wewe ngo umuririmbyi wanjye ufunze ngo bavuga ko yaguteraguye ibyuma Jado ni wa undi wamanuriye ngo itariki 10 wamanuriye ibya mwana nababwiraga nzagushanga mu bantu bafunzwe hafunzwe umuntu umwe ari umukristo muri rwa rusengero bamanuriye none nza gufata itariki y'ibyabaye mbere nyihuza na biri Imana irambwira ngo ni Igitambo bari bantanzeho niyo ndi gusengera no rw'abadayimoni baravuga ngo twebwe ngo twari twagutanzeho Igitambo uko twabonaga umurimo ugiye kuzakora wo kudutwika ati tugutegera mu rusengero ati turangije turakwica amaraso yo turayajyana ikuzimu atari ko haza imbaraga za wa mugabo ziraturwanya zirayatwambura mwumvisha ibyo bintu kuntu bihura nguko uko batanga ibitambo ndashaka kubwira ngo Theogene nabwe ni nyabuneka
tandukana n'aba banyamadini wirirwa mu munsi ku wundi. Ubundi rivuga butumwa turimo hari abakozi b'Imana n'abakozi ba Satani. Ndamubwira ni nyabuneka Theogene wikwakira izi kado n'izi impano bari kugu. Arangije asubira ku bantu bamuhaye za kado ngo rega ngo hari abantu ngo bajya bambuza ngo bakambwira gutya na gutya, numva mvuzemo ndicecekera nubwo atavuze izina ryanjye, ariko gihe naramuhamagaye ntaga hari ngo ibi bintu abivuge. Ariko mubajije umugabo nkodesha iyi nzu nkoreramo, ni umugabo rwose w'umukristo unifitiye amafaranga w'umukire pe, ntago yababeshye. Muje mukamureba n'urugero mbahaye yababwira ko navuganye na Theogene kuri telefone biri muri haut-parleur, twaye twicaye mu cyumba cy'amasengesho kiri hano. Ni Theogene ngwino ngusengere dore akaga karakugarije. Theogene arananira. Ni nyamara Theogene reka ibi bintu byo kugenda abantu baguha amakado unavuga ibibazo byawe byo mu rugo. Theogene ati byihorere ibyo ndimo ndabizi. Nuko yambwiye uwo mugabo yabibabwira, twari turi kumwe. None dore birabaye cyakoze Imana yakoreye, birashoboka ko yamuhaye ubugingo, ariko yanze kunyumva, ambwira nabi, yanze kunyumva. Mubwiye ni ngwino ngusengere, nzababwira iby'undi muntu. We yanaje hano aranakomeye, muzagende mu mutunge mikoro. Naramubwiye ni urupfu ruragusatiriye, banga ukuze ngusengere. Mbwira n'umugore we ndambwira ni umugabo wawe urupfu ruramusatiriye, naze musengere. Umugabo yihagararaho abonye urupfu rukumugera amajanja, yarashyize aza hano. Adiriye umuvuga butumwe twadiriye yabibabwira bakubitaniye hano, araza hano twamusengeye amasaha agera muri 2 arata. Kandi ibyo yatuye uwo mugabo yavugiye hano byagaragarazaga urupfu. Yavuze ukuntu buretse nzabibagezaho muzatungurwa kandi muzumirwa. Icyakoze nshimye Imana muri iyi minsi nabonye ari ahantu ari kuvuga ati ubu ngubu ndumva nagarutse mu bihe byiza. Yavuye avuga ngo agiye gufata ingamba, yaranihanye yihana ibyaha. Icyo gihe yaje hano aravuga ati narabikoze pe, ndetse n'umugore arambwira ati rega atarabikora pe. Imana yacu itugirire neza, tube maso twitonde. Bavuga butumwa ni mugende gake, mugabanye ibi bintu byo kwirwa mu nsengero ngo uyanumiye. Ntimuzi imyuka iri gukorera mu nsengero, imyuka myinshi iri gukorana ni ya Satani, ni ya Illuminati. Kandi uburyo batangamo ibitambo, baratangamo ibitambo ugakora impanuka. Izi mfu hano uriya mugabo nuko nanze kumushyiraho mwumvisha atangira avuga ngo wa mugabo ngo waratunaniye, ngo abapasiteri twarabafashe ngo ariko we waratunaniye. Yaravuze ngo uyu mwaka nuwo kwisasira abapasiteri. Niko daimoni zavugiye muri ya mugabo. Uwo mugabo arahari, daimoni zaza zaramukuye mu nzu yiyubakiye nziza, yajyamo zikamumerera nabi. Ndagenda njya kumusengera mushyira mu nzu ye ya kadasitera irimo. Biravuga ngo twebwe uyu mwaka nuwo kwisasira abapasiteri. Mwabyumvise? Mube maso rero bakristo, namwe mube maso. Ni ibintu byo kwirwa musevinga ibintu by'amatariki y'amavuko kubivugwaho biri ngombwa, mwikwa mubibwira abahisi n'abagenzi. Nubwo Satani afite apare yareberamo abantu, ariko hari gihe mwiteza abantu. Mwitonde cyane rero. Kandi nubona abantu bagukomera amashyi cyane, ukabona abantu baragusingiza, genda gakeya. Nubona abantu bagukomera amashyi, abantu bakuvugiriza impundu, abantu ubona barimo bagufana, genda gake kuko n'abafana harimo abagome. Barateza impanuka kugira ngo batazamenya urupfu rwishe umuntu. Ejo bundi reka mbabwire ikindi kintu abantu twari turi kumwe mu materaniro mu nyandikire. Muribuka umugabo nasengeye, umugabo arangije yari afite ikintu kiza kikamuntu umumotari, yari afite ikintu kiza kikamukubita mu maso, agahita azengerera akajya kushiduka, abona ari ahantu atazi ahantu yanyuze, no kugira ngo ava ahantu ari ikibazo. Yabitubwiriye mu rusengero mu materaniro ku wa 2. Umugabo arambwira ati ikintu kiraza cy'umukara kikaza kigahita gikubita mu maso yanjye, ati ngahita ntakaza ubwenge simenya ahantu ndi. Ati ubwenge bukaza ugaruka mbona nicaye kuri moto ahantu ntazi. Ejo bundi ku wa 2 uwo mugabo yaragarutse, araza ashima Imana, arambwira ngo abantu cyakoze hari ku mugoroba abantu batashye ari nka saa 4 z'ijoro, saa 5 z'ijoro, ko hari gihe dusenga tukageza saa 5 z'ijoro bitewe n'abarwayi turi gusengera. Arambwira ati kuva nava hano cya kintu cyazaga buri munsi niki kiza cyaragiye. Bateza impanuka, bashobora guteza isereri cyangwa gutwara ubwenge, kontrole mu muhanda ikabura.
niyo mpamvu mbwira abantu ngo babe mu buzima busenga, nujya kuri vora usenga wirukana abadayimoni b'impanuka. Hari abateza indwara, umuntu akarwara kanseri, akarwara ibibyimba, akarwara diabete, akarwara ibiki. Hari n'indwara umuntu apfa z'amayoberane atamenye indwara arwaye. Ibyo ni ibitambo birimo biri gutangwa. Mube maso rero, dusenge, dukizwe, dukize ubugingo bwacu. Ikindi twirinde kumenyekana cyane, tureke Kristo uri muri twebwe amenyekane. Imana y'amahoro ibagirire neza. Babandi bashaka kuzaza ngo tuzaterane ni kuwa kabiri, tuzaba turi ku rusengero rw'inkuru nziza aho bita Mukobo Karugira, uzamutse Cafe Rwamara. Ni abarwayi tuba dushaka, hari n'abaza baje kuturogera amateraniro, ariko ntacyo mugeraho. Umwuka w'Imana uba uhari, nawe upinga uzaza ubirebe. Turuguhaye ikaze na karibu. Ni kuwa kabiri duterana. Mbere natinyaga kubitangaza ngo abarozi bataza ari benshi bakaduca intege. Ni mubanguke cyane muzi, mubanguke rwose uze urebe uneke ibyo uneke ubineke, urebe umwuka tubamo n'umurongo tugenderaho, mutazatwitiranya n'abandi bose. Ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ariko urengeje saa 3 n'igice ntago yinjira. Ubu niryo tangazo twashyizeho, nuko wagera saa 2 n'igice, saa 3, nyuma saa 3 nta muntu winjira. Ibyo twabisabye protokole ko bagomba kujya bafunga imiryango, kuko hari igihe abantu birirwa iyo ngiyo nibaze ngo twige ijambo ry'Imana, kubera ko bazi ko dutangira gusenga mu masaha y'ikigoroba, bakaza baje gusengerwa muza kutuvuna gusa. Mujye muza twige ijambo ry'Imana, tubabwire ibyaha n'ubugome mwirirwamo kugira ngo mubyihane, mwakire Yesu wanyawe. Agakiza ka Yesu yo kakugezemo amaze kwihana neza, amaze kumenya ijambo ry'Imana, turagusengera ugahita ukira. Turagusengera ugahita ukira. Imana rero bamugisha, muzaze dusengane Imana. Reka mbareke mukomeze mugire ibihe byiza, kandi Imana ikomeze kwihanganisha ababuza ababo. Ariko kandi nanone mwirinde abantu, mugende gakiya muri ubuzima, ntago byoroshye. Satani ari guhiga ubuzima bw'abantu, cyane cyane ari guhiga ubuzima bw'abakozi b'Imana. Niba uzi kuri umukozi w'Imana ukorera Imana, genda gake muri aba banyamadini, wikwirirwa ujya mu nsengero zabo, banza usenge Imana ikuyobore, kuko abanyamadini benshi bayikoresha imyuka y'abadayimoni, baratanga abantu ibitambo. Niba rero ufite impano y'Imana yo guhanura, yo gusenga, yo kuvuga ubutumwa, genda gake muri aba bantu, kandi mwirinde impano ziri gutangirwa mu nsengero, muzirinde kuko ziri inyuma y'izo mpano hari ibintu bibi biteye ubwoba.